Reka rero twongere tubahe ikaze mwese abaduteza amatwi muri iyi nsanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe igamije kubaka ubuzima bw'ahazaza. Reka nanone duhe ikaze by'umwihariko abantu b'urubyiruko baba baduteza amatwi, abahungu n'abakobwa, nanone bagifite amahirwe yuko imbere yabo hari byinshi byo gukora, hari byinshi byo gukiza, kandi hakaba hari n'icyizere cyinshi nibaramuka bitwaye neza. Tugiye kuganirira hamwe rero amagambo atubwira ngo kubaka ubuzima bw'ahazaza. Mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 6 umurongo dusoma ni wa 7, ijambo ry'Imana riratubwira riti ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari nacyo azasarura. Ubibira muri uyu mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, icyigisho kitubwira ibyo abasore bahamagarirwa gukora. Mu byo bahamagarirwa gukora ni hamwe no gutegura ubuzima bwabo bw'ahazaza. Umuzingo ni uwa mbere, urupapuro n'urwa 399 tugana 340, tugana ku rupapuro rwa 400 ni igitabo cy'igifaransa dusoma. Abasoma mu gitabo cy'icyongereza nabo bashobora kubona aya magambo mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, umuzingo wa 3 ku rupapuro rwa 363. Rero handitse aya magambo ngo bagana 364, chers jeunes amis, ce que vous semez vous le moissonnerez aussi. Basore nshuti nkunda, icyo mubiba nicyo muzanasarura. C'est maintenant pour vous l'état de semer. Ubu nicyo gihe mukwiriye kubiba. Quand sera-t-il de la moisson? None se mwibwira ko umusaruro uzaba uwuhe? Que semez-vous? Icyo mubiba. Toute parole et toute action est une semence qui portera un fruit bon ou mauvais et qui produira joie ou tristesse pour le semeur. Ijambo ryose, igikorwa cyose mukora aba ari imbuto ibibwe, ikaba nziza cyangwa mbi. Igihe ikigorwa ari cyiza, ijambo ari ryiza, igitekerezo ari cyiza, umugambi ari mwiza, ubwo ububibye imbuto nziza. Ariko iyo ari bibi, ububibye imbuto mbi, kandi ikazazanira umunezero cyangwa umubabaro weho nyirukubiba. Dieu vous a accordé une grande lumière et de nombreux privilèges. Imana yabahaye umucyo mwinshi n'amahirwe y'agaciro. Votre responsabilité est maintenant engagée. Iyo rero umuntu ahawe umucyo n'amahirwe menshi, burya n'inshingano ze ziba zinjije. La façon dont vous aurez accueillir la lumière divine fera pencher le plateau de la balance de côté de votre bonheur ou de votre perte. Uburyo mwakiramo umucyo ijuru ryabahaye bizatuma umunzane w'ubuzima bwanyu uhengamira ku ruhande rw'umunezero cyangwa se ku ruhande rwo kurimbuka. Vous êtes en train de forger votre destinée. Burya muriho mu gihe cyo gutegura umurage wanyu, cyangwa se cyo gushyiraho umurage wanyu. Noneho basore twishimira dukunda, ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo dukwiriye kubaka ubuzima bw'ahazaza. Iyo dukomeje mu ijambo ry'Imana, igitabo dufite mu ntoki ni igitabo kitubwira ngo intekerezo, imico n'ubumuntu. Ku rupapuro rwa 620 naho harimo amagambo akomeye atubwira ibi bikurikira. 620 mu ntekerezo, imico n'ubumuntu. Mu Kinyarwanda ni 620, mu Cyongereza ni 599. Akamenyero 598 ugana 599. Akamenyero
kagena hazaza, kubaka ubuzima bw'ahazaza. Mwibuke ko abasore barema akamenyero kazagena 9/10 by'ahazaza habo. Mwibuke ko abasore barema akamenyero kazagena 9/10 ry'ahazaza habo. Imbaraga rukuruzi yabo bagirana ubucuti cyangwa abo babana, amahame bimenyereza bizagenda byisubiramo mu buzima bwabo bwose. Basore mutwumva b'abahungu n'ab'abakobwa, ahazaza hanyu 9/10 hari mu biganza byanyu, cyangwa se mu mibare imenyerewe 90% by'ahazaza hawe biri mu biganza byawe. Ibyo abandi bakumarira, ibyo abandi baguteramo inkunga, bagutera inkunga ku 10%, uhereye ku babyeyi bawe, uhereye ku bavandimwe, inshuti, abaturanyi n'abandi bagukunda. Icyo bashobora kugukorera ni 10% byo kurema hazaza hawe, ariko 90% biri mu biganza byawe. Abakwanga, abakwifuriza ibibi, abaguhemukira, ababyeyi batakwitayeho, nabo bashobora kukwangiririza 10%, ariko weho wakwikiriza 90%. Mu buzima busanzwe umunyeshuri aramutse ari umuhanga wakagombye kuzuza, ariko mwarimu akamwiba amanota 10%, yari yagize 100%, uriya mwana ntago mu ishuri bamwirukana, ntago bavuga yuko yatsinzwe, ahubwo aba yatsinze. Ku rundi ruhande, umwana wakwigira indangare ari umunyeshuri ati mfite mwarimu nkunda, ntabwo azampa 0, ukigira indangare. Mwarimu koko agukunda akabona bizagukoza isoni, ariko atanashobora kukwibira 100% kuko bazamugenzura biruseho, akakwibira 10%, akaba ari utahiraweho, nta yandi wihahiye, nta yandi wironkeye, nta yandi wakoreye. Nubwo mwarimu yakwibiye 10%, burya ntago washobora kubarwa mu batsinze. Icyo nshaka kuvuga ni iki: ababyeyi bawe hari ibyo bashinzwe kugukorera, ariko bikorera mu 10%. Baramutse babikoze byose, bagategura amafaranga zishyura ishuri, bakakwigisha banakwinginga, barangiza bakanagushyingira, bakagushakira urugo, bakagutangira byose, ubwo 10 ryabo kwijana bakarikoramo neza, nyamara weho 90% wari ufite ukabirangaraho, ubuzima bwazakunanira, kandi wari waravutse mu muryango mwiza, wari waravutse mu muryango ukwitayeho, wari waravutse mu muryango ukomeye. Nanone ababyeyi bawe babaye indangare, bakarangara, ubutunzi bakabumara. Hari abana bavuka mu ngo banywa inzoga, mu ngo barwana, mu ngo bazi kusesagura, mbese ugasanga ababyeyi ntacyo bakuzigamiye. Ariko uramutse ukoresheje neza 90% byawe, kuko icyo bakwangiririje ni 10%, n'ubundi ubuzima bwakomeza. Noneho ijambo ry'Imana riti rero mujye mwibuka yuko abasore barema akamenyero kazagena hazaza habo ku rugero rw'9/10 cyangwa se 90%. Noneho ubuzima nibukunanira, ntuzagaye abari kugufasha 10%, kandi 90% byari mu ruhande rwawe. Azaba ari weho wigaya, azaba ari weho winenga, azaba ari weho wirakarira, azaba ari weho wivuma, we kuzagira unduvuma ngo ni ukubujije amajyambere, ngo ni ukubujije amahirwe, ngo ni ukubujije umugisha uzawibuza ari wowe. Kugira ngo umuntu abashe kubaka ubuzima bwiza bw'ahazaza akiri muto, igihe kigihari, uburyo bushoboka, hari ibintu akwiriye kwirinda. Akwiriye kwirinda ubunebwe, akwiriye kwirinda inshuti mbi, akwiriye kwirinda ibiyobyabwenge, akwiriye kwirinda ibisindisha, akwiriye kwirinda ibigezweho, akwiriye kwirinda ibinezeza
n'imikino, akwiriye kwirinda ubusambanyi, akwiriye kwirinda gushyingirwa abihubukiye. Musore utwumva, muhungu, mukobwa, igihe cyose uzaba ushaka kubaka ubuzima bwiza bw'ahazaza, ukwiriye kwirinda ibi bintu. Ni imitego Satani yateze mu nzira z'abasore kugira ngo abashe kubateshura mu nzira, abateshure ku ndangagaciro zikwiriye abashaka kubaka ubuzima bwiza. Kirazira rero kugira ubunebwe uri umusore, kirazira kubana n'inshuti mbi, kirazira kunywa ibiyobyabwenge ukanywa n'ibisindisha, kirazira kugendana n'ibigezweho, kirazira kubarizwa mu binezeza, kirazira igihe cyawe cyose kukimarira mu mikino, kirazira kwishora mu busambanyi, kirazira gushyingirwa uhubutse. Reka tugerageze kubaza Bibiliya uko yavuze kuri ibi bintu. Kwirinda ubunebwe. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 20 ku murongo wa 13, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntugakunde kuryamira kugira ngo utazakena, kanguka ube maso kandi uzahaga ibyo kurya. Iki kinyejana turimo cyitwa ko ari icy'iterambere. Abantu bashaka kubaho batarushye, abantu bashaka gukira batavunitse, abantu bashaka gutunga byihuse mu gihe kigufi kandi bakoze bikeya, abantu bashaka gukorerwa n'abandi, abantu bashaka gutegeka, abantu bashaka kurya batakoze. Ni ikinyejana kigoye. Muri iki kinyejana rero abantu benshi batwarwa n'ubunebwe. Ijambo ry'Imana riragaruka ritubwira ngo ntugakunde kuryamira kugira ngo utazakena. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 6 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana ritubwira yuko abananiwe kwigishwa n'ababyeyi babo, abananiwe kwigishwa n'abavandimwe babo gukora, abananiwe kubyiga ku ishuri, dore ko hari igihe n'amashuri menshi iryo somo atarigira, abananiwe kwigishwa gukora n'ababwiriza babwiriza ubutumwa bwiza, ngo noneho nimba unaniwe abo barimu bose, ngo hari undi mwigisha nawe ushobora kujya kwigiraho. Icyo koze we ngo numunanirwa uzigishwa n'iminsi. Uyu mwigisha rero baravuze ngo 6:6 Imigani, wa munyabutewe sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware, ntikigira igisonga, ntikigira shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Hari abantu bakwiriye kwigira ku kimonyo. Ubwo mama amasomo yatashoboye kwinjira, ubwo papa yagucyashye bikananirana, ubwo mwarimu yavuze bikanga, ubwo abavandimwe n'inshuti bateranye bikananirana, noneho ukwiriye kwigishwa n'ikimonyo. Ntago kigira umutware ugihagararira ngo gikorane umwete, ntago kigira igisonga kikigenzura nimba cyabishoboje byose, ntabwo kigira shebuja ngo ajya kibyutsa hakiri kare, ariko ngo kijya gihunika ibyo kurya byacyo muki, kandi isarura iyo rigeze kishakira ibigitunga, kuko kizi yuko igihe cy'inzara kizaza. Ubwo rero utazi yuko ubusaza buzagera, kizi yuko igihe cy'imvura kizabaho aho badashobora kugenda, none ati rero sanga ikimonyo. Hepfo aravuga ati none uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari? Utihenga nsinzire gato, nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nimba ukora utyo, umurongo wa 11, ingaruka y'ubukene, ingaruka y'ubunebwe, ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, ubutindi
bugutere nk'ingabo. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyo umuntu ari umunyabute apfa yifuza. Iyo umuntu ari umunyabute hari igihe bimutera kuba umujura. Abahanga bagenzura ibintu n'ibindi, ndetse na Bibiliya hari ingero iduha irwanya abantu baryamira kandi bari bakwiriye kujya ku murimo bagakora. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 3, abazasoma muzasoma ku murongo wa mbere mukomeze. Samweli ahamagarwa yageragereshejwe kubyuka kugira ngo ahabwe kuba umuhanuzi. Ikigeragezo yahawe ni ikigeragezo cyo kubyuka. Igihe kigeze ngo asinzire, uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli. Samweli wa mbere 3. Kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yaratangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya mu biriri bwe. Iri jambo bukeye ubwo ni umunsi umwe, umunsi runaka. Igihe cyo kuryama kigeze, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka amagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli, ati nditabye kuko mpamagaye. Yarati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. 6. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko mpamagaye. Arasubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka amagara Samweli ubwa 3, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko mpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yarari. Maze Uwiteka arazahagarara aho aramuhamagara nk'ubwa mbere, ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Samweli yageragereshejwe kuryama. Buriya yaba umunyabute ukunda kuryamira, ukunda agashyuhe ko mu buriri, ukunda agatotsi. Igihe cyo kuryama agatotsi gatangiye kuza, ubushyuhe butangiye kuba bwiza, maze Uwiteka arahamagara. Samweli yageragerejwe ku buryo yitaba ngo abyuke. Karame biba inshuro 3. Uyu mubyeyi witwa Eli amubwira ati mwana wanjye subira kuryama, singuhamagaye. Kandi Imana ntago yaje ivuga mu rindi jwi atamenyereye, ahubwo Imana yaje ivugira mu ijwi rya Eli, ivuga ijwi risa n'irya Eli. Yabaye Samweli atarabashije kuba umunyamwete, umunyeshyaka, umuntu ubyuka vuba, witaba inshingano vuba, ntago yarahawe impano yo guhanura. Noneho birakwiriye kugira ngo buri wese abyiteho. Uriya musaza uhamagara umuntu inshuro zikaba 3, mu by'ukuri urebeye mu mirebere ya kimuntu wasanga ruhanye. Ntago mbizi nimba hari abasore benshi b'abahungu n'ab'abakobwa isaga hamagara umuhungu bwa mbere yakwita bati singuhamagaye jya kuryama, wamara kuryama agashyuye kaje agatotsi kaje tukongera gahamagara bwa kabiri, ukitaba ati singuhamagaye subira kuryama, wajya kuryama ukumva bwa gatatu arongera ahamagaye. Mu by'ukuri uyu musaza baruhanye. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko dukwiriye gukanguka kandi tukajya ku murimo kugira ngo tutazakena. Bitaba ibyo ubutindi, ubukene bikazagutera nk'umwambuzi. Iyo dusoma muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere,
icyigisho kivuga ngo akaga k'abasore, baranditse ngo kimwe mu bitera ingorane n'akaga mu basore ni ubunebwe. La paresse est un péché. Ubunebwe ni icyaha. Urupapuro rw'163. Il m'a été montré que la paresse a été la cause de beaucoup de péchés. Neretswe yuko ubunebwe ari nyirabayazana w'ibyaha byinshi. Ces deux remèdes et l'esprit sont actifs. Ne trouve pas l'état de prêter l'oreille aux tentations de l'ennemi. Abantu ibiganza byabo biri gukora, abantu intekerezo zabo ziri gukoreshwa, ntago babona akanya ko gutegera ibishuko bya Satani amatwi. Mais des mains et des têtes oisives sont prêtes à se laisser entraîner par Satan. Ariko abantu bafite ibiganza bitafite icyo bimara, abantu bafite ubwenge cyangwa se ubwonko bwabo butafite icyo buhugiyeho cyabagirira umumaro, abo ngabo bagwa mu mitego ya Satani mu buryo buboroheye. Iyo umuntu adahugijwe mu bwenge bwe no gutekereza ibyo azakora, iyo umuntu adahugijwe n'ibyo ari gukora, ngo ibitekerezo bye bitinda mu bibi. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Noneho dukwiriye kurwanya ubunebwe nimba dushaka kubaka ubuzima bwiza bw'ahazaza. Dukwiriye kurwanya ubunebwe. Abantu benshi bazi yuko gukora ari umuvumo, ariko gukora si umuvumo, ahubwo gukora ni umugisha. Imana yabwiye Adamu na Eva gukora atari gutinya inzara. Imana yabwiye Adamu na Eva gukora ibiryo kurya bitabuze, ahubwo muri Edeni byari byinshi, ariko Imana ibona yuko gukora ari umugisha, kandi koko gukora byongera imbaraga mu mubiri, gukora bitera imico myiza, gukora bituma amaraso agenda neza, gukora bitera ubuzima bwiza, gukora bituma umuntu abona ibimutunga, gukora bituma umuntu abona ibyafashisha be, gukora bituma umuntu amenya kwikemurira amakene, gukora bituma umuntu abasha kubona icyo ashyigikiza umurimo w'Imana. Gukora rero ni byiza kugira ngo umuntu yubake ubuzima bwiza bw'ahazaza, akwiriye kurwanya ubunebwe. Icya kabiri, ushaka kubaka ubuzima bwiza bw'ahazaza akwiriye kurwanya ubucuti bubi, kwirinda inshuti mbi. Bibiliya itubwira yuko ubucuti bubi ari ikibazo gikomeye. Abantu benshi bagiye bagira inshuti mbi zikabashuka, zikaboshya ibibi. Ndavuga urugero, umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani yagize inshuti mbi imwoshya kurarana n'abagore base, akora ibibi bitewe nuko yari afite inshuti mbi. Abasore benshi baba ibirara, abasore benshi bagira urugomo, ndetse muri uriya muryango hagiye haba ibibi byinshi bitewe n'ubucuti bubi. Abasore benshi bafite ingorane zo kuba ibirara, atari uko babyirukiye ku babyeyi babi, atari uko babyirukiye mu miryango itari imfura, ariko bitewe n'ubucuti baremye. Ubucuti abantu bagiye barema bubi butuma umuntu ata umuco. Abantu benshi banywa inzoga, bazinywa kubera bari muri sosiyete y'agakungu ko kunywa inzoga. Abantu benshi banywa urumogi, barunywa kubera agakungu kurungano. Abantu benshi bagira ubwigomeke bakaba mayibobo, nta waba yari wenyine, ahubwo babayo bashyigikiranye, bararemye ubucuti. Iyo umuntu afite ubucuti bubi, mu by'ukuri ubwo bucuti butuma agira ingorane zo kugira n'imico mibi. Mu gitabo wenda kuba gifite bazasoma, ni igitabo cyitwa Inama ku barezi, ababyeyi n'abanyeshuri. Icyigisho kivuga yuko abasore bajya bangirizwa n'ubucuti barema cyangwa se nabo babana. Handitsemo yuko nkuko amazi agaragaza ibara, umugezi ugaragaza ibara ry'ubutaka banyuzemo,
ngo niko ubucuti nabwo bushyira ikimenyetso ku mico y'umuntu hakurikijwe abo babana. Ndetse umujakazi w'Imana Ellen White yaravuze ngo mbwira inshuti, ngo byavuzwe ukuri ngo mbwira inshuti zawe nanjye ndakubwira uwo uriwe. Ubwo rero musore, mukobwa, ngaho nawe gerageza ukora igenzura, mbese mu nshuti ufite, inshuti ufite zose ni abakirisitu cyangwa ufitemo n'inshuti z'abapagani bafite ingeso mbi? Mbese inshuti ufite abenshi ni abubaha Imana cyangwa se abenshi ni abapagani batemera ubutumwa bwiza? Noneho urugero rw'inshuti ufite rushyire ku 100, nurangiza uzishyire, noneho uzishyire ku rutonde, ujye uvuga ngo uyu we ni umukristo kandi mwiza wemewe n'Imana, ushimwa, ufite imico myiza, uyu we ni umubeshyi, uriya we ni umusambanyi, uriya we ajya agira ubujura, nubwo nanjye tubana ajya mbeshya. Iyo ufite inshuti mbi, urwo rugero rw'inshuti mbi rugena urugero rw'ubukristo bwawe. Nimba mu nshuti 10 ufite 8 ari abapagani, ubwo uri umupagani 80%. Niba mu nshuti ufite 7 ari abapagani, ubwo nawe uri umupagani 70%, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo mbwira inshuti yawe nanjye ndakubwira uwo uriwe. Ntabwo rero umuntu atandukana cyane mu mico n'uwo yemeye kugira inshuti. Imigani 13 umurongo wa 10 umurongo wa 20, ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Jya ukunda kugendana n'abantu bakurusha gutungana, jya ukunda kubana n'abantu bakurusha gukiranuka, jya ukunda kubana n'abantu bakurusha ibitekerezo, jya ukunda kubana n'abantu bakurusha inararibonye. Ibyo bafite uzajya ubibavumbaho, ibyo bafite uzajya ubibigiraho. Ugendana n'abanyabwenge nawe azaba umunyabwenge, ariko mugenzi w'abapfuwe azabihanirwa. Ugendana n'abajura bakiba mutabisezeranye, nawe ugakubitwaho. Ugendana n'abazimura bazimura, nawe ugashyirwa muri ankete. Noneho ukwiriye kujya wirinda kubana n'inshuti mbi. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 24, ntukacudike n'umunyamujinya kandi ntukagendane n'umunyaburakari. 25, kugira ngo utiga ingeso ze zikabera ubugingo bwawe umutego. Ntukagendane n'umuntu mubi, ntukacudike n'umuntu utubaha Imana, ntukacudike n'umuntu udakunda ibyera, kugira ngo utaziga ingeso ze maze bikabera ubugingo bwawe umutego. Noneho iyo umuntu ashaka kubaka ubuzima bwiza bw'ahazaza, agira inshuti z'abeza, acudika n'abanyamico myiza, acudika n'abafite inararibonye mu buzima, acudika n'abantu bafite ibitekerezo biboneye, acudika n'abamurusha kwera. Iyo ubaye utyo ujya ubigiraho byinshi. Turasoma ikintu cya 3 umuntu agomba kwirinda iyo ashaka kubaka ubuzima bw'ahazaza, nacyo cyangirije imico y'abasore n'abakobwa: kwirinda ibisindisha n'ibiyobyabwenge. Mu isi hari ibisindisha byinshi, hari ibiyobyabwenge byinshi, hari inzoga z'uburyo bwinshi, zimwe banabatiza yuko ari zidasindisha ariko zisindisha. Ikintu cyose gisembuwe ukwiriye kugihungira kure, cyaba cyasembuwe n'umusemburo cyaba kisembuye ukwiriye kugihungira kure. Ibiyobyabwenge, inzoga, itabi, ikawa n'icyayi, ibyo byose bibarirwa mu biyobyabwenge. Ndagerekaho n'ikindi cyitwa telefone iyo idakoreshejwe neza. Ibi bintu twavuze ibisindisha n'ibiyobyabwenge, twavuze inzoga z'ubwoko bwose. Ibisindisha n'ibiyobyabwenge ni itabi n'urumogi. Ibisindisha n'ibiyobyabwenge ni ukunywa icyayi, ni ukunywa ikawa. Noneho hakabaho n'ikintu cyitwa telefone iramutse itagenzuwe neza. Ibi bintu bijya bishyira ubuzima bw'abasore mu kaga.
ibisindisha inzoga, ubwo reka mvuga inzoga, iyo tubifatanije n'itabi n'urumogi, ibi bintu bitera ingorane ahantu hatatu mu buzima bw'umuntu. Icya mbere, byangiriza ubuzima bw'umubiri. Iyo wanyweye kimwe muri byo, ushobora kurwara umwijima, ushobora kurwara ibihaha, ushobora kurwara imitsi, ushobora kurwara igifu, ukarwara ubuzima bwawe bukangirika, ushobora kurwara kanseri. Dore ubuho tugeze aho yamaze kugira ikibanza mu isi. Noneho abantu bakwiriye kwirinda ibi bintu bibabariye, kuko iyo wagize ingorane zo kurwara ntago ari Imana irari idasinziye, nubwo nayo biyababaza. Iyo upfuye bakaguhamba, Imana iba ari nzima yo, ibinahoraho, niwe ubuhombye. Noneho ukwiriye kubikorera ku kwigirira neza kwawe. Telefone nayo yabaye ikiyobyabwenge iyo idakoreshejwe neza. Ntari nagera kuri telefone, twari tuvuze yuko ibi bintu byitwa inzoga bitera ingorane ku mubiri. Ubwo twari tuvuze indwara zishobora guterwa n'inzoga, ariko inzoga ntabwo zitera indwara z'umubiri gusa, ahubwo zituma n'ubwenge buba bugufi, zonona ubwenge. Ntago umuntu yashobora gusobanura ko umuntu yaba afite ubwenge kugira ngo ukorere amafaranga ukwezi, ugenda mu gitondo ukagaruka nimugoroba, warangiza ukayanywera iminsi 2. Ntekereza yuko wagiye gukora agasaba akazi k'ukwezi, agahora yitaba iperu, ntago yari agiye gukorera mu by'ukuri ngo ateze imbere abapimyi b'inzoga. Ahubwo yumvaga nawe azishyurira umwana ishuri, wumvaga uzagurira umugore igitenge, wumvaga uzagura ibyo kurya, wumvaga uzagura intama ukayishyira mu rugo, nuko nawe ukagiriza ikizakurengera mu gihe kiri imbere. Ariko iyo umuntu yamaze kubatwa n'inzoga, ubwenge burapfa.